uyu mwuka ukwiriye kuwumenya, uyu mwuka ukwiriye kuwusobanukirwa, kubera yuko uyu mwuka impamvu ukwiriye kuwusobanukirwa, wisha amahirwe. Uyu mwuka wica amahirwe. Uyu mwuka uzana icyangiro kuri wowe. Uyu mwuka uzana igisuzuguriro kuri wowe. Uyu mwuka muri ubwo buzima ukagumya ugasenga ariko ibintu byawe ntibigenda. Kandi ikindi, uyu mwuka ugendana n'inyatsi. Akenshi usanga umuntu ufite uyu mwuka afite n'ikintu cy'inyatsi. Uyu mwuka ugendana n'inyatsi. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wo ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana umunsi ku munsi hano kuri Prophet Emma TV. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. We tubana muri by'uko urabagirane, Imana iguha umugisha. Nawe tubana muri iyi saha yo kubohoka. Nukuri gubwa neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Hangaha ni mu rugo, ni cano yanyu. Hangaha niho twumvira ijambo ry'Imana, kandi mbonye abantu benshi baboneye umugisha hano hantu. Imana ijye ibaha umugisha. Mwebwe mugumya kubana natwe umunsi ku munsi, ni mwebwe mutuma mba hano, ni mwebwe mutuma dukora kandi cyane. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagura muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero uyu munsi ni mu isaha yo kubohoka. Muri iyi saha yo kubohoka tugiye kuganira kuri uyu mwuka. Uyu mwuka tuwuganireho, uyu mwuka tuwuvugeho, uwumenye, uwusobanukirwe. Uyu mwuka ujya utera abantu mu bicuku bya nijoro. Uyu mwuka abantu bibonaho. Uyu mwuka ugenderera abantu ukabona uraryamye mu bicuku bya nijoro. Uyu mwuka ukawibonaho, uyu mwuka ukakugaragaraho. Ndavuga umwuka utera abantu mu bicuku bya nijoro, umwuka w'ubusambanyi. Kuryama ukarota urasambana n'ibintu utazi, urimo urasambana kandi ukabona neza uri mu gikorwa. Hari abantu babaho bakabona yamaze kujya kuryama agasanga neza ari mu gikorwa. Igihe cyose uryamye upfa kuba uryamye gusa, ujya kubona ukabona hari umwuka uje kugusambanya. Ibi ngibi bikunze kuba cyane ku badamu, ariko nanone ntabwo ari abadamu n'abagabo bibabaho. Ari abagabo bagira umwuka w'ijoro rwose, akagira imizimu, akagira imyuka y'abagore iza kumusambanya mu bicuku bya nijoro, ibintu biza mu ishusho y'abagore, ugasanga ikintu kiraje kugusambanya. Imana y'amahoro itugire neza. Uyu mwuka rero niwo tugiye gusobanukirwa, niwo tugiye kumenya, niwo tugiye kuvugaho. Turebe n'iki gituma uyu mwuka uza, n'iki gituma uyu mwuka uza ku buzima bw'umuntu, kandi uyu muntu asenga, kandi ugasanga urasenga ariko uyu mwuka ukaza ugasanga rwose buri joro ibyo bintu bikubaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Twihuse rero, ubundi akenshi uyu mwuka usanga ahantu uturuka, akenshi ahantu hambere ukunda guturuka ku bantu bakuriye mu muryango, ariko ugasanga iyo miryango yigeze guterekeraho. Iyo miryango yigeze kugira nk'ikigirwamana runaka bakorera nyabingi. Akenshi usanga ari nyabingi, no ugasanga abo bantu babandwaga bagaterekera. Wasangaga akenshi izo mana zabo cyangwa ibyo bigirwamana byabo, akenshi usanga hari igihe cyageraga iyo nyabingi igasaba umukobwa cyangwa se igasaba umugore wo kuzajya uyisusurutsa mu buzima bwa buri munsi. Noneho ugasanga ubayeho urakuze, ariko nyirizina barakoze ikintu cyo kukumurikira nyabingi. Akenshi iyi nyabingi iyo bayiterekeraga cyangwa se iyo babaga bari mu migenzo yo gukora ibi bintu, wasangaga kenshi aba bajyaga guterekera cyangwa se aba baciriraga nyabingi byasabaga ngo bayihe abana bacu, bayihe abana babo. Ugasanga bagiye bavuga amagambo, tuguhaye abana bacu bazagukorere, umuryango wacu izagukorera, abana bacu bazadukomokaho bose bazagukorere, nibatagukorera bazagushyanga. Rimwe na rimwe ugasanga hari baragufashe bakumurikira nyabingi, maze kukumurikira nyabingi ruvuga bati uyu nguyu niwe uzaza akaba umugore, niwe uzaza gususurutsa, niwe ugomba kukuzanira amazi, niho ugomba kuba uri.
ugasanga rero iyo nyabingi murakuranye barayigushandaze, barayikumurikiye, bamara kuyikumurikira ugasanga ukuranye n'uwo mwuka, ugakurana n'uwo mwuka, ugakurana nawo, ukabana nawo, uri umugirwa wa nyabingi, uri umugirwa w'ikigirwamana runaka, ugasanga icyo kintu murabana. Aho rero niho ujya kureba ugasanga icyo kintu muracyari kumwe, waryama ukarota inzozi z'ikintu cyiza gishaka kukuniga, ukarota ikintu cyiza gishaka kukuniga neza neza gishaka kugufata ku ngufu, ugasanga icyo kintu wajya kuryama ugasanga kiraje kugusambanya. Ikindi, ubundi buryo uyu mwuka uza ku buzima bw'abantu, ni umuntu ushobora kugufata akakujyana akagutangamo nk'igitambo. Uyu mwuka nabwo uza ku buzima bwawe, buryo bashobora kugufata bakakujyana bakagutambamo igitambo, ku buryo hahandi umuntu agenda avuga ati dutanzemo igitambo uyu muntu, ugasanga iyi myuka ni imyuka baguterereje. Hari umuntu ugufashe agushingiye mu isi y'umwuka, ibi bintu bikakuzaho bitari bisanzwe bikuzaho, ugasanga uyu mwuka ukujeho uragukurikiranye. The same no ku buryo bw'abagabo. N'abagabo nabo ni ubwo buryo iyo myuka ishobora kukuza. Uburyo umuntu ashobora kuba uwo mwuka warakuriye mu gisekuruza cy'iwanyu, ariko se bishoboka yuko umuntu ashobora kuza akagufata akagutambamo igitambo, yamara kugutambamo igitambo bakagushyingira ikigirwamana runaka, bakagira igini bohereza muri wowe, iryo gini rikagukurikirana, iryo gini rikakugendaho. Kubera iki? Kubera ko baragutanze. Basanga umuntu aragiye agiranye amasezerano n'abadayimoni, aragiye agiranye amasezerano n'abazimu, aragiye agiranye amasezerano n'imyuka, barangiza bakagutanga, bamara kugutamba ugasanga ibyo bintu bibaye kuri wowe. Ni ukuvuga ngo igihe uyu mwuka ubundi uvuga ngo ni umwuka wa mayimuna, umwuka w'ijoro. Umwuka wa mayimuna ni ikigirwamana kiba mu nyanja. Imana y'amahoro itugirire neza, ntabwo nshaka kukivugaho ibintu byinshi, ariko ubundi bavuga ngo ni umwuka wa mayimuna. Uyu mwuka wa mayimuna rero niwo mwuka ukunda guherekeza aba badayimoni b'ijoro. Ndagira ngo ngumenyeshe iki kintu: niba uri umudamu ukaba ufite umwuka w'ijoro, ukamenya ngo hari imyuka izi ikagusambanya mu bicuku by'ijoro cyangwa se ku manywa, menya yuko uwo mwuka ukuriho, uwo mwuka ukugendaho. Ni ukuvuga ngo warakijijwe, ariko uyu mwuka hari ikintu kitabaye kuri wowe. Ntabwo wigeze usengerwa n'umutambyi wabisigiwe kugira ngo ukorerwe deliverance, baguce kuri icyo kintu, kuko kugira ngo uyu mwuka ukwinjire ni umugenzo baba barakoze kuri wowe, ni umugenzo baba barakoze kuri wowe. Hari imigenzo baba barakoze, either bakoresheje izina ryawe, cyangwa se kukujyana. Abakera bo bari bafite ibyo bigirwamana, bakwinjizaga mu kazu ka nyabingi, bakakwinjiza mu ndaro ya nyabingi, iteka akaba ari wowe ujya gutegura uruhimbi, iteka akaba ari wowe ujya gukubura aho hantu, ari wowe ujyayo igihe cyose bagiye guterekera, ugasanga ni wowe bajyana. Cyangwa no ku basore naho bibaho, ku bahungu hari igihe bajyanaga umwana w'umuhungu, hari igihe bajyanaga umwana w'umukobwa, byaterwaga n'igihari. Akenshi usanga hari indi migenzo watwe, usanga murasangira ku ntango ya nyabingi, urarira ku isahani usangira na nyabingi. Byose ibyo ni ibintu byakorwaga. Ikindi, uyu munsi wa none bishobora kukuzaho nanone bakoresheje izina ryawe, cyangwa se bakoresheje amafoto yawe. Ibyo ngibyo nabyo birakorwa, gakoresha amazina yawe, ikindi bakoresheje amafoto yawe. Ndakwibutsa ko iyo bajya gukora imigenzo nk'iyi ngiyi, akenshi ikintu gikoreshwa ni amazina ya ngaya twita ngo ni amazina y'amanyarwanda. Aya mazina niyo akurikiranwa cyane, aya mazina niyo agendwaho cyane. Akenshi usanga ariyo abazimu baza bakurikira, kuko ayo mazina niyo wavukanywe, niyo mazina y'igisekuruza, niyo mazina y'umuryango. Burya akenshi iyo umuntu wese ushaka kukuroga, umuntu wese ushaka kukugira mu bapfumu, ikintu akurikirana cyane, agomba kubanza akamenya izina rya kinyarwanda, iri ngiri twita ngo ni izina rya gakondo. Iryo ngiryo ayo ngayo usanga bamuhawe ni Mukamana,
Mukarukundo, ayo ngayo ayo mazina ba Murekezi, ayo ngayo ba Nyandwi, ba Nyiraminani, ayo ngayo y'ikinyarwanda, ayo ngayo niyo akenshi abapfumu bakunda gukurikirana cyane, ndetse n'imbaraga z'umwijima ayo mazina niyo zikunda gukurikirana cyane. So ugasanga rero uyu muntu uraryamye mu bicuku bya nijoro ukagira uyu mwuka. Niba ugira uyu mwuka, menya yuko impamvu uyu mwuka ugukurikirana, yego warakijijwe, wateye intambwe, wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urabohoka mu by'ubugingo, ariko hari intambwe utateye yo kwegera umutambyi kugira ngo agukorere deliverance, akubohore kuri uwo mwuka. Ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye ikiganza cy'umutambyi wabisigiwe, umutambyi wabisigiwe. Ndongera nsubiremo, umutambyi wabisigiwe. Akenshi abantu barasenga, ariko ugasanga umuntu arasengana n'abantu atazi ngo bimeze gute. Ugasanga umuntu araboshye, nawe ari kukubwira ngo arakubohora. Aho niho uzasanga umuntu uboshye akubwira ngo ndakubohora, ariko yajya kukubohora ugasanga aragusambanyisha. Aho ngaho araboshye nyine, agukorera deliverance, ariko akakubwira ngo ndumva hari umwuka umbwira ngo njye nawe turyamane, ngo muri we harimo imizimu, ngo biransaba ko turyamana kugira ngo nyigukuremo. So uwo muntu araboshye, nawe araboshye. Mbega bikenewe yuko ugira umutambyi wabisigiwe, umutambyi wasizwe, ko kugira ngo umuntu akubohore bisaba ko nawe aba yarabohotse. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu akubohore kuri uwo mwuka, nuko nawe aba yaraboshye. Ntabwo umuntu yakubohora ku mwuka w'ubusambanyi, kuri izo mbaraga z'umwijima, kandi nawe asambana, ntibishoboka. Ntabwo umuntu yakubohora ku mwuka w'ubujura kandi nawe ari umujura. Ibyo ngibyo ntibishoboka. Imana y'amahoro itugire neza. Kugira ngo rero umuntu abohore ubuzima bwawe, nuko agomba kuba nawe yarabohotse. Uyu muntu akaba yarabohotse, uyu muntu akaba hari uburyo yabohotsemo. Wamaze kubohoka byose bigenda neza. Iyo wamaze kubohoka ibintu byose birakunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero uyu mwuka ku muntu ufite, uri umukobwa cyangwa uri umudamu, kuko hari igihe wubaka, kuko akenshi iyi myuka ku bantu bayifite usanga ibintu bibabaho, kubaka birabagora. Ikintu bita kubaka birabagora, ariko noneho kuko impamvu utagomba kubaka, uba warashyingiwe. Mu isi y'umwuka uba wambaye impeta. Mu isi y'umwuka hari impeta uba wambaye, ntigaragarira amaso, ariko hari impeta uba wambaye. Byanze bikunze hari igini runaka washyingiwe naryo. Kandi ikindi ni ukuvuga ngo uko musambana n'iryo gini, ni ukuvuga ngo hari igihe kigera ugatwita kandi ukanabyara. Mu isi y'umwuka usanga hari abantu uba warabyariye mu isi y'umwuka b'abadayimoni, ugasanga hari abana bavutse mu buryo utazi nawe. Akenshi bene aba bantu hari ibimenyetso bagira. Hari igihe kigera ukumva mu nda yawe harimo nk'ibintu bigenda, kumva mu nda yawe nk'inda yawe irabyimbye, kumva mu nda yawe. Ni ukuvuga ngo hari periyode igera uyu muntu agatwita, hari periyode igera uyu muntu akabyara. Kwa ngo utwita mu isi y'umwuka ndetse ukabyarira no mu isi y'umwuka. Ikindi, hari abantu rwose benjoyinga uwo mwuka, ugasanga rwose yarawemereye kubana nawo. Kubera iki? Yaryamye mu nzozi, uwo mwuka uraza, yaza bakaryamana rwose. Hari uwigeze kumbwira, arambwira ati rwose ukurikije ko ndyamana n'uyu mudayimoni, ye baba we, ati nta bintu byiza nkabyo, ati mba numva rwose aricyo kintu cyiza, kugera naho njya nifuza ngo nuze. Ati kuko iyo ndimo kuryamana n'uwo mwuka aba aricyo kintu cyiza mu buzima numva kibayeho kuri njyewe. Hari abantu rero baba barawemereye, akawemerera rwose ati ngwino tubane. Nuko Imana itugire neza. Rero uyu mwuka urawubyarira, uyu mwuka urawutwitira. Memu n'abasore nabo cyangwa se abagabo nabo uyu mwuka barawubyarira cyangwa se barawutwitira. Usanga uyu mwuka abantu babana nabo bakawutwikira, bakagira gute, ugasanga arasenga, ariko iyo avuye gusenga hari ibindi z'imbaraga zimukoresha. Hanyuma rero bene uyu muntu ntashobora, impamvu adashobora kubaka, izi mbaraga zirafuha. Izi mbaraga zirafuha. Akenshi iyo uri umugore wubatse usanga ahantu bigoranira hambere ni mu cyumba, mu mabanga y'abashakanye. Usanga uyu mwuka ufunga amayira, uyu mwuka ufunga amayira. Wafunga amayira ugasanga icyo gikorwa ntikigenda neza. Umwe muri mwebwe harimo utishima, harimo utanezerwa, ugasanga ibyo bintu cyangwa se ugasanga wowe ufite uwo mwuka ufite intege nkeya muri icyo gikorwa, cyangwa se ufite ubushake buke muri icyo gikorwa. Akenshi ni uwo mwuka ubikora, kubera ko ikindi mugahora mutongana, muhorana mwiryane, ntabwo mushobora
mudashobora guhuza, muhora mutumvikana, ibintu byanyu bihora ari ibintu ubona biri aho byo kutumvikana, byo kudahuza. Mbega usanga uyu mwuka ukora ibintu bigiye bitandukanye. Ikindi ugasanga niba uri umukobwa, umuntu aje kukurambagiza arakubenza aragiye, undi aje kukurambagiza arakubenza aragiye. Mbese ugasanga ni ubuzima uhora wizengurukaho, uhora ikora ibintu ntibikunde, uhora ikora ibintu ntibyemere. Mbega ugahora mu buzima bwo kwizengurukaho. Uwo ni wo mwuka uri ku buzima bwawe, uwo ni wo mwuka naje kugusobanurira uno munsi. Uyu mwuka rero ukwiriye kuwumenya, uyu mwuka ukwiriye kuwumenya, uyu mwuka ukwiriye kuwusobanukirwa, kubera yuko uyu mwuka impamvu ukwiriye kuwusobanukirwa, wisha amahirwe. Uyu mwuka wica amahirwe. Uyu mwuka uzana icyangiro kuri wowe, uyu mwuka uzana igisuzuguriro kuri wowe, uyu mwuka uhora uguteza ikintu cyitwa ipfunwe kuri wowe. Uyu mwuka uhora uguteza ikintu cyitwa ipfunwe, uyu mwuka uhora uguteza ikintu cyitwa kumva utisanzuye. Mbega ni umwuka mubi ukwiriye kumenya, ukawusengera ugacika mu izina rya Yesu, imyuka ikakuvaho, kuko amaraso ya Yesu abasha gukuraho uwo mwuka. Ariko ikintu ukeneye, hari ikintu abantu badasobanukirwa. Hari igihe umuntu avuga ngo njye ntabwo nzakenera umuntu ansengere. Waboshywe n'umuntu, ukeneye kubohorwa n'umuntu, kuko uyu ni imigenzo yakozwe n'abana b'abantu. Hari indi migenzo rero, kandi abantu bakora iyo migenzo akenshi abatambyi baba mu buryo bugiye butandukanye. Iyo atari umutambyi w'ibigirwamana by'abadayimoni, aba ari umutambyi w'Imana, aba ari umutambyi w'ijuru. Iyo atari umutambyi w'ikuzimu, aba ari umutambyi w'ijuru. Rero niba waraboshywe n'abatambyi b'ikuzimu, ukeneye kubohorwa n'umutambyi w'ijuru, ukeneye kubohorwa n'umukozi w'Imana isumba byose waremye ijuru n'isi. Kuko ngo waboshywe n'umuntu ukorera imbaraga z'umwijima, ukeneye undi muntu rero wo kukubohora, ukorera imbaraga z'ijuru, ukorana n'Imana, ukorana n'umwuka wera, wuzuye imbaraga z'Imana. Rero ni amagambo aba yarakuvuzweho, ni imigenzi iba yaragukoreweho. Ikiba gikenewe nta kindi, haba hakenewe undi mugenzo ugomba kugukorerwaho kugira ngo ubashe kubohoka. Ni ukuvuga ngo hari umugenzo ukeneye ugomba gukorerwa ku buzima bwawe, warangiza gukorerwa ku buzima bwawe ukabohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu abenshi bakunda kuvuga ngo ese birasengerwa bigashira? Birashira, birarangira, biragenda. Ibi bintu birarangira, birashira, biragenda. Ni ibintu bishira, ni ibintu birangira, ni ibintu bivaho, ni ibintu byibagirana. Imana itugirire neza. Ahubwo uburyo bivaho ni amahame, uburyo bivaho ni procedure, uburyo bivaho ukeneye kumenya uburyo ubana, ukeneye kugira umuntu mugendana ugufasha gusenya icyo gicaniro. Icyo gicaniro iyo kidasenywe ntikivaho. Icyo gicaniro uragumya ugasenga nyine, ariko ukabaho mu marira, uragumya ugasenga ariko muri ubwo buzima, ukagumya ugasenga ariko ibintu byawe ntibigenda. Kandi ikindi, uyu mwuka ugendana n'inyatsi. Akenshi usanga umuntu ufite uyu mwuka afite n'ikintu cy'inyatsi. Uyu mwuka ugendana n'inyatsi, ntabwo uyu mwuka ujya ugenda wonyine, ugendana n'inyatsi. So rero niyo mpamvu ukeneye kugira ngo uyu mwuka uwumenye. Numara kuwumenya uwusobanukirwe, umenye n'uburyo wakwitandukanya n'uyu mwuka. Hanyuma numara kwitandukanya n'uyu mwuka, ubone ubohoke, ubone uhindurirwa amateka, kandi ubone ukurweho uburetwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye umutambyi, ukeneye umutambyi. Ntabwo ushobora kubaho mu buzima uvuga ngo nzajya ngo ngerageze uko nshoboye ngo nisengere. Ukeneye umuntu, ukeneye umuntu mu buzima bwawe. Iyo usomye ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice byaho ni 10 umurongo wa 27, haranditse ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Haleluya. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo ninde ugusiga, ninde ugusengera, ninde uhagararana nawe? Ni umukozi w'Imana, uwo wasizwe kandi nawe. Muntu utarasigwa nawe ntiyagusiga, muntu utarabohoka nawe ntiyakubohora.
Imana itugirire neza. Rero Imana ibahereza umugisha, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe. Iyi ngiyi yari isaha yo kubohoka, tuzagenda tuganira imyuka ku myuka, tugende tuyiganira, tugende tuyisobanura, ariko iyi mbaraga ukeneye kumenya ko ikuriho, wamara kumenya ko ikuriho ugatera intambwe yo gushaka kuyikuraho, izakuvaho kandi uzabohoka, kandi ndabizi neza uzanezerwa. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, kora subscribe niba utarayikora, kandi niba wumvishije kino kiganiro kumva ni cyiza, gisharinga abandi. Hari abandi nabo baboshye bakeneye kumva gusobanukirwa ibingibi bakabimenya. Imana rero iguha umugisha, Imana ikugire neza. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, ndabakunda. Shalom.